Okay guys, muri iyi video ngiye kubereka uburyo ushobora gukora video imwe ikaguhesha monetization kuri YouTube, ikaguhesha amasaha y'ibihumbi 4, ikaguhesha aba subscribers 1000 ndetse no kurenza. Nawe byashoboka nimba uri umutangizi, kuko iyo video nayikoze ngiye wari ya 294. Bivuze ko wowe ukiri gutangira wicika intege. Iyi video ngiye kubereka uburyo nayikoze, uburyo nayiteguye, mbereke n'ibyo imaze kugira gute, n'ibyo yampesheje monetization n'uburyo ihagaze. Nawe birashoboka. Wicika intege, waba utaraba monetize, warabaye monetize, hari ibintu byinshi bishoboka ko byaba kuri video ya kenshi. Akazi kawe nkuko nkunda kubibabwira ni uguhora uploadinga, kubera ko ni nko gushyira ibicuruzwa ku isoko. Reka mbere ku buryo video yangize monetize ari imwe yonyine, hanyuma nawe ukomeze uploadinge, hari igihe uzagwa kuri video igahita guhindurira amateka. Reka tugende. Mbere ko dukomeza, reka mbibutse ko njye nitwa Gatari Fred, wewe witwa nde? Nguhaye ikaze muri class. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe izajye gucika. Mbibutse ko icyanzu.com niyo website nyarwanda yiyemeje kubagezaho ibikoresho bya electronic, ariko by'umwihariko iby'aba content creators. Ese ukeneye camera stand, ese ukeneye ring light, ese ukeneye microphone ya wireless ndetse n'iz'imigozi, icyo cyose waba ukeneye, fata telefone yawe wandike wa3@icyanzu.com cyangwa ubahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788421133 barahita babigufasha. Niyo waba uri mu ntara bahita babikugezaho. Twihute cyane rero, ni ukuvuga ngo abantu benshi iyo batangiye YouTube bakunda kureba kuri views, bakavuga video yanjye ntabwo yarebwe, ibindi wayishyiraho ukabona ntirebwe ugacika intege. Ariko burya menya ko abantu benshi kugira ngo ugere kuri monetize biragura. Hari n'uyikora ari imwe igahita imugeza kuri monetization ari nabwo agitangira. Barahari benshi, ndabaha nk'urugero. Eme murazi kumubona hano, video imwe yonyine ishobora kuba yakugeza kuri monetize. Ariko se we bigenda byanga kuri video ya 294, icyo gihe ushobora kuba wakora video ikagira gute, ikahita ihindura amateka ya channel. Reka turebe iyo video ngo ni iyi. Turaza tujye muri application yacu ya YouTube Studio gutya, hanyuma dufungure dukande kuri Analytics, hanyuma tubanze turebe ngo ese ni iyihe content cyangwa se video yaba yararebwe cyane kuruta izindi. Tujye ku cyo bita top content gutya, dukande kuri top content. Nituhagera turascrollinga tujya ibumoso, tujye hano handitse lifetime. Turaza gusangamo application ama video menshi atandukanye yaba yararebwe kuruta ayandi. Iyi video rero nahisemo kuberekeraho uyu munsi, nitanga izindi zarebwe kuyirusha, zazanye ibintu bitandukanye. Ngiye kubereka kuri iyi video ya gatatu ubona. Izi zindi zirayirusha views, zirusha amasaha, zirusha ibintu bitandukanye, ariko nifuje kubereka kuri iyi ya gatatu yonyine. Iyi video ya gatatu yanditseho ngo ukuntu wafungura YouTube channel ukoreshe telefone yawe. Iyi video yarebwe n'ibihumbi 85, nayikoze ari ya 294. Nifuje kuyibereka rero kubera iki. Iyi video nituza tugakanda hano ku cyo bita watch time, turasanga ubwayo imaze kuzana amasaha ibihumbi bingahe, 4292.7. Bivuze ngo yamaze kurenza amasaha asabwa ngo ibe ngo channel yose ibe monetize. Hari izindi zabikoze zifite amasaha 10,000 zifite n'ibindi byose bitandukanye, ariko iyi video nifuje kuyibereka. Ariko mbere yuko mbabwira ngo nayikoze gute, reka mbanze mbere kurabona ko amasaha yarayuje. Nitujya ku cyitwa aba subscribers tugascrollinga tujya ibumoso, turaza gusanga yo ubwayo imaze kuzana aba subscribers bagera ku 5,700. Icyo bishatse gusobanura hano ni ikirere 5,733. Bivuze ngo video imwe wakoze ntukayibarira umusaruro, ahubwo bishobora kuza ari nka tombora kuri video ya kenshi cyane. Wowe uri gutangira uyu munsi, wowe uri kubona bigoranye, birashoboka ko video ya 10, ko video ya 80, ko video ya 200 ushobora kwisanga yakumonetiriza channel. Nk'iyi video ntabwo nari nzi ko iri buze kurebwa, ndetse sinayo yarebwe kuruta izindi muri views, ariko niyo video navuga mbona nabaheraho urugero rutoya rw'uko bishoboka ko video imwe yakumonetize. Noneho reka duhite tureba ngo nayikoze gute, ubundi kugira ngo ishobore kuba yazana aba subscribers benshi nayikoze gute.
nubwo hari iziyirusha nk'iyi ngiyi, urabona iyi ngiyi urugero ifite views 104, ariko nifuje kubereka iriya. Urabona nk'iyi hari izifite aba subscribers bagera mu 3000 na wagera nko kuri iyi ngiyi ugasanga ifite nk'ibihumbi 4 amasaha, ukajya ku subscribers 4800. ni ukuvuga ngo kubera iki ifite views nkeya hanyuma ikarusha izindi zose aba subscribers ndetse n'amasaha? Ikoze gute iyi video rero? Iyi video mu kuyikora nayiteguye nerekana ibintu bya nyabyo biriri, ndetse nerekana steps zose zikwiriye gukurikizwa n'umuntu uwo ari we wese mu by'ukuri akoresheje telefone ye. Icyo gihe rero umuntu wese wayirebaga yabonaga ibyo ndiho mwereka, mubwiye ngo kanda akahakanda akabona nibyo. Benshi bafungura ama YouTube channels yabo bakoresha amatelefone yabo, hanyuma abandi mbese basettinga amacano yabo bakoresha amatelefone yabo. Ibyo ngibyo rero kuba wakoze ikintu cya nyacyo bishobora kukuzanira aba subscribers benshi kuko bizeye ibyo uri gukora. Nk'ubu ngubu uko nababwiye ngo abashyashya muri iri shuri mukande subscribe, ndabizi neza ko umuntu uri kubona ibintu bishoboka aba yamaze gukanda subscribe, cyangwa se abona ko iri shuri ari ngombwa ko agomba kurigumamo. Iri shuri ntabwo twigisha gusa turana motivating, twerekana real facts z'ibintu bishoboka. None umaze kuyitekereza neza nkabona ko nkwiriye gufasha abantu, kuko abantu benshi bari bazi ko YouTube utakoresha udafite imashini, imbere kuko babikora muri telefone ndaya-uploading. Rero impamvu yazanye amasaha menshi kazana aba subscribers benshi nuko harimo ibintu biririyo na ndetse bigera ku marangamutima y'ubikeneye cyangwa se yugiye kubikoresha. Rero iyo video wakoze ari ya nyayo igafasha abantu bya nyabyo, bayitindaho bayireba, barangiza bakayikorera subscribe, mu gihe gito ukabona urazamutse. Wowe ubona umaze gukora video 300 utaraba monetize, cyangwa ubona ibintu byawe bitarazamuka ngo bigere ku rundi rwego, igihora uvuga uti nta n'ikintu ndakora. Impamvu ni nuko bishobora gushoboka kuri video ya 301 ntukumve ko hari umubare wa video 10 inshuti zanjye, iyi video ni ya 294, ntuzumve ko wowe byaba kuri video 10 za mbere. Birashoboka cyane, hari abantu bibaho, ariko nimba bitakubayeho igihe cyawe kiba kigomba kugera, na ndetse ugatangira kubona ibyo uri gukora byose byihuta cyane. Rero iyi video nyiberetse by'umwihariko uburyo video imwe ishobora kukumonetiza, kubera ko nzi ko hari abantu bacika intege bataragira kuri iyo video izabakorera ibitangaza. Uploadinga nimba uteka, nimba ukora siporo, nimba ikintu cyose ukora, nimba wigisha, nimba ari documentary, uploadinga kugera igihe uzabona video yawe uyiguyeho igahita guhindura amateka. Ujya ubona nk'umuhanzi akoze indirimbo 101 niyo igize gute itumye tumumenya. Hanyuma iyi channel nuyigumaho hari ibintu byinshi uzunguka. Twarebye ko twafungura muri iki channel, ngiye kubasobanurira mu kanya ukuntu wakora ukumenya gutandukanya RPM na CPM bijyanye na monetization. Ngiye kubereka uburyo sari TikTok na YouTube n'icyo gihemba kuruta ikindi. Ngiye kubereka uburyo wakuramo reused content n'ibindi nabyo nabiberetse muri video. Ibintu byose hano witurize, wumve karaka kaminuza gatoya wiboneye, wiyigire utuje kandi ntukige ufite parapara. Nuva ku kazi jya wicare ufate umwanya wawe urebe video witonze, ejo urebe indi, wige. Ibi bintu birashoboka. Rero umuntu wese wajya agacika intege akabona ko bidashoboka, video imwe yakumonetiza, ndizera ko waba ubibonye. Buriya video iyo yanarebwe neza biba bishoboka ko yanaguhemba. Ndaje mu kanya mbereke video y'ukuntu views nyinshi atari ngombwa kugira ngo uhembwe amafaranga menshi. Ubu ngubu nkanze hano handitse revenue, ahanga mwakumirwa. Iyi video yarushije amavideo menshi guhembwa. Reka duhure muri video itaha. Niba ukeneye kwiga bihoraho, kanda subscribe. Bye.